Haleluya, Yesu Kristo ashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, abo tubana mu bihe byiza byo gusenga aho muherereye hose. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, Imana ibanezeze. Duhereje Imana icyubahiro, izinze ijoro rikazingura amanywa. Imana ishimwe cyane, umfashe duhereze Imana icyubahiro, tuyishime aho iherereye hose. Imana irabyongeye, irabikoze. Imana ishimwe. Iki gitondo duhereje Imana icyubahiro kuko ikoze iby'imirimo y'amaboko yayo bikomeye kandi bitangaje. Wowe rero tubana mu bihe byiza byo gusenga, nshuti yanjye, Imana igihora ikumpera umugisha. Abakristo dusengana mu itorero Rayon Mountain Church mu Rwanda, Imana ibaha umugisha, ibarebe neza, Imana ibishimire mwese. Imana ni ukuri ibaremera amashimwe mashya mu izina rya Yesu Kristo. Tunejejwe n'Imana rero kugeza kuri uyu munsi, tukiri muri teme yacu igira iti ese wowe wiyita nde? Munyemerere ni ukuri twongere tugaruke mu ijambo ry'Imana. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Rayon Mountain Church mu Rwanda. Reka dusome igitabo cya Mose Itangiriro, ni ibice 32. Turahera tugiye guhera ku murongo wa 23 tugeze kuri 28 twihuse. Titire y'ijambo handitse ngo Yakobo akirana na marayika w'Imana. Imana ishimwe. Reka duhere ku murongo wa 26 nta kibazo. Abonye yuko haza umugabo aramukiranya, 25, haza umugabo aramukiranya bageza mu museke. 26, abonye yuko atamutsinze akora ku mutsi wo kunyonga y'itako rye. Umutsi wo kunyonga y'itako rya Yakobo urareguka bagikirana. Uwo mugabo aramubaza ati aramubwira ati ndekura kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati sinkurekura utampaye umugisha. Imana ishimwe. Aramusubiza ati witwa nde? Aramubaza ati witwa nde? Aramusubiza ati ndi Yakobo. Aramubwira ati ntukitwa Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Isiraheli, kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Yakobo aramubwira ati ndakwinginze mbwira izina ryawe. Aramubaza ati niki gitumye umbaza izina ryanjye? Amuherayo umugisha. Yakobo yita aho hantu Panueli, ati ndebesheje Imana amaso yanjye, amaso sinapfa. Imana ishimwe. Iri ni ijambo ry'Imana. Ni igihe Yakobo yaravuye kwa Labani, yaravuyeyo afite abagore be n'abana be n'inshoreke ndetse n'ubutunzi bwose. Ariko yari afite ikibazo cy'uko mwene nyina yariganyije umugisha, nasubirayo ashobora kumugirira nabi. Nuko Yakobo arangije ngo yigira inama yo kwambutsa ibintu byose, arabyambutsa yambuka icyambu cya Yaboki. Ajya amaze kwambutsa ibye byose, abagore be, ingamiya, amatungo, ya mikumbi yose, abana be, mbese abe bose n'ubutunzi bwe bwose. Ngo Yakobo yakoze ikintu gikomeye, aragenda asigara yo wenyine ahantu ariherera, atakira Imana, ararira, aravuga ati mwene mama nariganyije umugisha, ninsubirayo aranyitura.
yari afite umutima uhagaze cyane, yageze aho yumva bimucanze, aravuga ati rero reka nigire inama yo gupfukama, ahubwo Imana ingirire neza, Imana indwanirire. Yakobo rero ngo asigaye wenyine arasenga, amaze gusenga ngo nibwo haje umugabo, barakirana, aramukirana, ngo bageza mu museke bagikirana. Urumva ko gukirana kwabo ntabwo kwari koroheye, cyane cyane ko Yakobo yashakaga umugisha, yashakaga kurengerwa n'Uwiteka. Ngo nuko bageza mu museke rero bakigundaguranya, uwo mugabo ngo abonye yuko umuseke utambitse, ngo amukora ku nyonga y'itako, akora ku nyonga y'itako ya Yakobo. Ngo noneho umutsi wo ku nyonga y'itako ya Yakobo urarekuka, ni ukuvuga ngo Yakobo ntiyabagikandagira, mbese asa naho atangiye gucumbagira. Uwo mutsi umaze kurekuka rero, uwo mugabo marayika nibwo yabajije Yakobo, aramubwira ati ariko ubundi witwa nde? Imana ishimwe, nakubwiye ngo se wowe wiyita nde? Marayika nawe uyu munsi nk'uko yabajije Yakobo ngo witwa nde, nawe marayika w'Umwami Imana, Umwuka Wera arakubajije ngo witwa nde. Icyo nakundiye Yakobo, ntago yigeze ahisha izina rye. Yarabwiye marayika ati yewe nitwa Yakobo, ndi Yakobo. Yakobo bisobanura umuriganya, kandi mu kintu cyari cyatumye asigara wenyine aho hantu ni uburiganya yari yarakoreye mwene se ubwo yamutwaraga umugisha. Aravuga ati ndi Yakobo, ndi Yakobo, ndi umuriganya, ndi Yakobo, yewe ndi Yakobo, simfite icyerekezo cyo gusubira mu gihugu cy'iwacu, ndi Yakobo, simfite aho njyana abagore banjye n'abana banjye, ndi Yakobo, simfite aho ndi bushyikirize buriya butunzi, ndi Yakobo, yewe. Abwiza Imana ukuri, aravuga ati ndi Yakobo, wowe ikibazo cyawe uryarya abantu ukaryarya n'Imana, ntabwo uzi kumenekera Imana, ntabwo uzi kwihererana n'Imana, ntabwo uzi kubwiza Imana ukuri. Aha yewe wandyarya we, wowe nimba uzi kuri indyarya, bwiriza Imana ukuri, wibwira uti nkiza ubu buryarya. Yakobo abwira marayika w'Umwami Imana, abwiza Imana ukuri, aravuga ati ndi Yakobo, ndi Yakobo, niyo mpamvu nasigaye hakurya y'iki cyambu, ndi hakurya, abana banjye dore bari hakurya, nabo bagiye, abana banjye, abagore banjye, izo nshoreke, ubutunzi bwanjye bwose, ariko nasigaye hano kubera uburiganya bwanjye. Ndi Yakobo, ndi Yakobo, wowe urinde ariko. Ese wowe wiriyita nde? Wowe urinde ukurikije ibyo wakoze? Yakobo yibutse ibyo yari yarakoze, arangije yihererana n'Imana. Ese wowe urinde? Wiyita nde? Urinde ariko, wowe mu mutima wawe urinde? Ndakubajije muri iki gitondo cya kare, wowe urinde? Urinde ariko, wowe witwa nde? Muri wowe witwa nde? Nimba wemera ko uri umunyabyaha, urinde? Wowe urinde? Ushobora kuvuga uti ngewe ndi umusambanyi, ngewe rwose nge ndabizi yuko ubusambanyi ndabukora, nkabukorera aho bareba n'aho batareba, hasigaye narabitinyutse. Ese wowe wiyita nde? Ushobora kuvuga uti ngewe ndi umubeshyi, ndabeshya nkabeshya ku gato no ku kanini. Ese wowe wiyita nde? Nawe ubwawe uriyiza Umwuka Wera gukontorore. Ese wowe wiyita nde? Ushobora kuvuga uti ndi umujura rwose, ni ibi bifatika n'ibidafatika. Ese wowe wiyita nde? Ariko wiyita nde? Imana idusange. Nakubazaga ngo wowe wiyita nde? Nuko arangije abwira marayika w'Umwami Imana, aramubwira ati ngewe ndi Yakobo. Ati ndi Yakobo. Amaze kumubwira ngo ndi Yakobo, ni nkaho yari ari kwihana yamaramaje, yari ari kwihana. Ati ndi umuriganya, ndi umuriganya, simfite aho njya, ndi umuriganya, ntabwo nahahinguka, ndi umuriganya. Hanyuma marayika w'Umwami Imana aramubwira ati ntukitwa Yakobo ukundi, Imana ishimwe, ahubwo uzitwa Isiraheli, kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha, Imana ishimwe.
Yakobo yahise ahindurirwa izina. Ikigukwiriye ni ukumenya izina ryawe ufite ryo mu byaha, warangiza ukaryaturira Imana, Imana ikaguhindurira izina. Yakobo aha yiswe Isiraheli, umuhesha w'umugisha. Uwari umuriganya ahindutse umuhesha w'umugisha. Isiraheli, izina abantu ubwoko bwa Isiraheli bwaherewemo amasezerano. Isiraheli, natwe uyu munsi turasenga tukavuga ngo Imana ya Isiraheli, Imana ishimwe. Ubwoko Imana yironkeye, Imana ihabwa icyubahiro. Imana yavuze kuri Isiraheli, ivuga yuko itazigera ibatererana kandi itazigera yanga kwitwa Imana yabo. Imana ishimwe, ikurikirana isezerano kugeza na bugingo n'ubu. Rero nawe niba ushaka guhindurirwa izina, banza wature rya zina ribi witwa kubw'ibyaha byawe. Imana ishimwe. Nuko Yakobo wari umuriganya ahindurirwa izina, yitwa izina ry'umugisha. Icyo nicyo nawe kigukwiriye, nicyo kigukwiriye. Wowe wari ufite izina ribi, ukwiriye kwaturira Imana iryo zina ry'imirimo mibi, Imana ikaguhindurira izina. Ese wowe wiyita nde? Imana iguha umugisha. Shalom shalom, muhahe murongo. Imana irinde ijambo